uwitwa rero niyo mugabo Andrea arashaka kwihana, naze tumuha umwanya yihane asaba Imana imbabazi ko yanditse agapapuro ko ashaka kwihana. Murabanza kumbabarira kuko ndasa n'uvanze ibintu kuko ntago nari mpari naragiye mu materaniro Remera, ariko ubona ndi mu materaniro nkuko amaze kwihana kandi ngo numva ko ngomba kwihanira hano. Mu by'ukuri ndasaba Imana imbabazi n'itorero ryayo, nagomeye itorero njya kure yaryo ndivamo subira muri ADPR. Gusubira muri ADPR ntago nagiye njyanwe n'icyiza, oya nagiye kubera ko hano nari naniwe, byarananiwe rwose pe. Mu by'ukuri nagize ibibazo byinshi, nagiye mu kazi za Nyabihu ndakora, ariko uko nakoraga kose ubukristo ntabwo nari mfite, ariko nari ingeso nziza. Ingeso nziza kuko niswe pasiteri, niswe murokore, kuko nabaye ingeso nziza kubwo kwanga gutukisha itorero, ariko muri njye nari umupagani wujuje ibyangombwa byose bisabwa. Nabayeyo nkorerayo, nabanje gusengera muri ADPR kubera ko numvaga ko umudugudu uri kure ntabasha kuba najyayo, shitani ishukisha iby'isi nyine biremera. Mu by'ukuri cyo nihana cya mbere ndiyo nakunda kujyana njya marari ubusambanyi menshi, ankurura no kugwa mu busambanyi. Ndabisabira Imana imbabazi. Aho nziye nihishe mu itorero, nanga ntagira umenya ibyanjye, ariko nkabamo numva ko ntari umukristo. Panga nari mfite fiancé mu kumugira, nubwo nagiye muri ADPR benshi bakavuga ngo abenze fiancé abenze iki, ariko ntago ariko biri. Ni Imana yamumbujije kubw'ibyaha byanjye. Narasambanye, aho nziye nkora forode, nkora ibintu byose bishoboka bibi. Ijwi ry'Imana ryo ryaraje ubwanjye mu nzozi rambwira ngo niyo mugabo, sinshobora gufata umunyetorero ngo muhuze n'inshuti y'itorero, ntago kibaho. Ibyo narabyumvise ngira guca bugufi mu mutima, ariko kwihana biranga. Ariko nkashaka imbaraga zatuma nihana birananira pe. Ndaza ndeba umushumba mutekereza yuko bimeze, mubwira yuko nagiye muri forode, mubwira ibyo nagomba kumubwira byose mu by'ukuri, kugira ngo numve wenda ko nakongera nkagira imbaraga zo kuba naba inshuti y'Imana, nkongera nkaba umunyetorero Imana yishimira. Ariko umutima wanjye warabyanze pe, warabyanze. Mfata icyemezo cyo kujya muri ADPR, ndagenda burya habamo no kwiga nyine, ndagenda ndiga, ijambo bararibwiriza ukumva ni na ryiza, ariko rigaherekeshwa nuko batihana ibyaha. Ntabwo bigera bihana ibyaha, barakubwira ngo haguruka bakagusengera gutyo gusa, ariko nkumva ko ibyaha nawe urabikurwaho no kwatura. Imana mbabare ko nakinishije umutima w'umukobwa, ibyo bukwe bigera kure turapanga rwose pe. Ariko iryo jwi rije ntago ngewe nari nini, nararyumve ndavuga okay, nimba ari uko bimeze reka mbwira umukobwa nawe agira uko asenga. Nawe wa mukobwa senga, kuko ndabona imbere hari ibintu bimpanamiye, kuko Imana mbwiye ko itashobora gufata umunyetorero ngo imuhuze n'inshuti y'itorero. Inshuti y'itorero ntago ari wowe, inshuti y'itorero ni ngewe, kuko nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mu by'ukuri ibyo byose byagumye kunshyira mu kazitiro, mbura uko mbigenza, mpitamo kugenda. Ariko iri ni itorero nagiriyemo ababyeyi benshi, nagiriyemo inshuti, barumuna banjye, bakuru banjye, baramfashije uko babishoboye,
abafashe bose Imana ibaha umugisha. Nje hano kwihana kugira ngo mbone wenda ko nazabona ubugingo, kuko aho ndicara nkabyina nk'uko abandi babyina, ariko nkaba nzi ko nta bugingo mfite. Mu by'ukuri Imana imbabarire ubwo busambanyi, Imana imbabarire izo forode, Imana imbabarire kubeshya, Imana imbabarire buri kimwe cyose yaba yarabonye naratandukaniyeho na rwose, Imana ikimbabarire. Ndasaba Imana imbabazi gukinisha uwo mukobwa. Nanjye ntago ari uko nari mwanze, gusa nuko ibyaha byanjye bitari gutuma Imana itari gutuma mbana nawe se cyangwa ngira ikindi mpanga. Pastor Musare Charlotte Mbabazi, ni Imana yonyine yabyanze, yabonaga ko itahuza umunyabyaha n'umukristo. Sabye Imana imbabazi rero, kuko ubwo nanicaye mu materaniro byagumye kumpata, bigumya kumpata, ndamutse mpfuye ntarihanye, kuko ni ibintu nakoreye mu itorero wa Pentecote, ntagomba kubyihanira hariya nagiye, kuko nta n'umwanya wo kwihana nako bagira. Ndamutse mpfuye najya he? Nubwo wenda ntagarutse, ariko nifuje kubwira abanyetorero yuko navanwe hano nuko naniwe, ntago navanwe nuko ari ibyiza binjyanyoya, nuko nananiwe rwose inzira. Nakunda cyagumya kwinginga Imana wenda ikizakora, namwe mushyizeho amasengesho yanyu, wenda izangare mu buntu bwayo rwose. Nibyo ni hano Imana imbabarire, munsengere kandi Imana imubabare amaraso ya Yesu amweze. Turasaba pasiteri azamusengere, n'abitorero tumuririre, kuko yarazimiye, ariko Imana ibasha kumutarura ikamugarura akagaruka mu rwuri rwa data. Turararira rero Imana dusabira ubugingo bwe, kugira ngo Imana ibufate ibukomeze, izamugarure mu nzira. Mana yacu, imitima yose ifite mu kiganza cyawe, uyu wamuremye mu ishusho yawe agera ahangaha ageze, ntabwo yakoze ibyo gukiranuka, yataye itorero ararongotana umwana w'ikirara, agize umutima wo kuza kwihana. Mana yanjye, wamugirira neza, tukweretse umutima n'iyo mugabo, turamusengeye, ntukamuhera amahoro mu byaha. Mana yanjye, turamusengeye kugira ngo Mana umugirire neza mu nzira zawe nyinshi, umugarure mu nzu yawe. Turamusengeye, tumwamure igicu cya rukokoma mu izina rya Yesu. Turamusengeye Mana, kugira ngo Uwiteka murengezi mwiza ugire ikintu wamukorera, ubugingo bwe ubuhoze amaboko y'abadayimoni. Mana data wa twese, murengezi mwiza, gutakoneke ku Mana, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana igutabare. Pasiteri arakomeza twerekanira abageni. Pasiteri turamuha umwanya kugira ngo yerekane abageni bagiye gutangira imishinga y'ubukwe, arabatwereka rero. Tukatumuha umwanya. Haleluya. Dushimye Imana abanye natwe ikatugirira neza kuva mu gitondo kugeza aya masaha, twumvisha amagambo y'Imana. Haleluya.
Imana yatanze agakiza mu mitima y'ubwoko bwayo. Tugiye twegereza rero umusozo w'amateraniro yacu, ariko dufite abana bacu bashaka kubasaba uburenganzira bwo gutangira imishinga y'ubukwe. Haleluya. Kaduseme ne data guturukira Robert Mutijima, tera intambwe uze hano imbere. Haleluya. Uyu ni mwene data usengera ku mudugudu Roboti, yiyumvisha umyiza ko ageze igihe cyo gushaka, akunda umukobwa uwo bavuganye naze, uwo atavuganye asigara yicariye. Bene amashimwe, bene amashimwe. Haleluya. Aba bana bacu rero ubona ko bageze igihe barakuze. Haleluya. Ubona ko Vestina rwose ari inkumi, barakundanye rero, bakundana urukundo rwo kubana, barabitumenyesha nk'abayobozi babo, kumva byaba byiza ko tubashyira imbere y'itorero ry'Imana, mukaba ari mwebwe muha uburenganzira bwo kugira ngo batangire imishinga yabo y'ubukwe. Ubaje kubasaba uburenganzira, ntabwo turi kubasezeranya, ahubwo turagira ngo nidusanga bafite ubuhamya bwiza, bafite imbuto zikwiriye abihannye, tubaha uburenganzira. Mutijima tumuha uburenganzira bwo gusaba Vestina akavugana n'imiryango y'iwabo, imiryango igahura mu gihe gikwiriye, bakaza ahangaha tukabasezeranya, bakabana nk'umugore n'umugabo, ariko ubu ngubu uburenganzira baje gusaba murabubaha? Mwabubahaye? Haleluya. Imana ibagire neza rero. Ubu kwanga muhagaze imbere y'itorero ry'Imana, haleluya, kumagaze imbere y'Imana n'imbere y'itorero ry'Imana, uko Imana ibareba niko na shitani ari kureba. Shitani yanga ubukwe. Murera imbuto zikwiriye abihannye. Jesine, murera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Kugira ngo muzagire ubukwe bwera, muzagire ubukwe bw'abana b'Imana nta mugayo barangwaho, kandi ubu nyine urugamba rubahagurutse, tuba tubashyize ahangaha kugira ngo tubasengere Imana. Haleluya. Tubingingira Imana kugira ngo bazongere guhagarara ahangaha nta mugayo barangwaho. Imana ibagire neza rero, kandi Imana ibafashe
mugende mwitegure, mugende mukora ibisabwa byose, ariko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaho umugisha. Yesu abaho umugisha. turacyakomeza duha gahunda abantu basabye gushima Imana. Zaburi 150 iravuga ngo mushimire Uwiteka ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'ijuru, muyishimishe zaburi n'inanga n'ifite imyirongi n'imirya. Hari bene data Imana yakoreye ibitangaza, tugiye kubaha umwanya kugira ngo bashime Imana. Nawe waba ufite ishimwe mu mutima buriya ushobora kuba warishyize mu giturisho, ariko Bibiliya iratubwira ngo utambiye Imana ishimwe aba yubahirije. Hayimana Serge araza ashima Imana n'umuryango we, ndetse na Damascene nawe azashima Imana. Ntinyurwa Damascene n'umuryango we nabo baraza bashima Imana. Ni karibu no gushima Imana. Uzikurinda Mana we, uzikurinda, uzikurinda Mana we, uzikurinda, uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, yewe Mana we, Mana wagize neza, yewe Mana we, yewe Mana we. Haleluya. Natwe twifuje gushima Imana kuri uyu munsi. Imana yatugiriye neza, yaraturinze, iturindira mu gakiza yaduhaye. Dushimye Imana. Shimye Imana yarandinze mu kazi, nkora akazi gakunze kubamo impanuka nyinshi. Shimye Imana ko yandinze. Ikindi rero cyangwa ishimwe nyamukuru dufite uyu munsi, Imana yaduhaye umwana w'umukobwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu gitondo. Mu gitondo nagiye mu kazi nyine nkuko bisanzwe, nko mu masaha 11 n'igice hafi saa 12. Bigeze nko mu masaha 2 telefone irampamagara, mbona ni umuturanyi. Barambwira ati ngwino mu rugo. Mvugana na madamu, arambwira ati ngwino mu rugo, birakomeye, ndumva meze nabi. Numva nyine birantunguye kuko nari mvuye mu rugo mbona nta kibazo, twari twaraye tuvuye hangaha. Uwo munsi hari kuwa mbere. Ubwo rero nari ngeze Kicukiro ahitwa Ziniya, ndaza nihuta numva ko tugiye kujya kwa muganga. Ngeze kwa Rwahama arongera arampamagara, arambwira ati banguka ndabyaye. Numva mu mutima rero nyine birankomereye, ariko ndavuga ngo Mana ndengere. Ubwo ndihuta ngera mu rugo, sanga nyine yabyaye, ari kumwe n'umuturanyi yahamagaye hafi aho ngaho duturanye, nyine araza aramufasha. Nuko nyine sanga yabyaye, mpamagara na bene data nabo baraza baramfasha. Harimo umugira imodoka, nyine umwana n'umubyeyi tumbajyana kwa muganga. Ariko numvaga ibyo ari byo byose mfite ubwoba kuko igihe kwa muganga bari baduhaye cy'umubyeyi azabyariraho cyari kitaragera. Bari baratubwiye ko dushobora kuzabyara mu ntango zo kwa 4. Abyara rero mu kwa mbere. Numva ko nyine umwana ashobora kuba afite ikibazo cyangwa yavutse igihe kitaragera. Ariko twatangajwe n'Imana cyane ko twageze kwa muganga, abaganga bakatubwira ko umwana ari muzima nta kibazo. Numva shimye Imana cyane. Reka mpe n'umubyeyi ashima. Haleluya. Nanjye nshimye Imana ko Imana yampaye agakiza kayo ku buntu. Nshimye Imana uko umutwara bivuze ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere, uko twabonye kugira neza kw'Imana. Mwitenda y'uyu mwana ndahuye n'uburwayi, nkajya nkorora, rwari nkorora cyane kuko ndibuka
naje gusenga ari ku cyumweru itariki 20 naherukaga hano basengeye abapasiteri icyo gihe narwaye inkorora nkajya nkorora kuko narwaye inkorora bikomeye nkajya nkora amasaha 3 agashira nkorora icyo gihe njya kwa muganga mu kwezi kwa mbere mu matariki yaho ya mbere ndagenda ngezeyo n'ababura imiti barambwira utuntu two kwifashisha barambwira ngo njye nywa icyayi kirimo tangawizi nyinshi ikintu shimye Imana ko Imana ishobora byose kuri uwo wa mbere ku itariki 21 nabonye kurinda kw'Imana jewe byarantunguye numvaga wenda umwana tuzajya muri puveze ariko twabonye kurinda kw'Imana Imana irinda umwana mu nda iramukuza umwana avukana ibiro haleluya kubwanjye naragiye muganga nawe byarabatangaje cyane ngerayo ndabaza se mugabo uyu mwana ni muzima arambwira ngo yego tumaze se arambwira ati se bimeze bite nanjye mubwira ukuntu byagenze gusa Imana twabonye kurinda kwayo natangajwe n'Imana kuri uwo munsi ndi njyenyine Imana indemera amashimwe Imana irandwanirira ku bwacu twabonaga ari ibintu bikomeye cyane twabonaga Satani wagenda atega imitego myinshi ariko Imana yiburizamo ko Imana ishobora byose twabonye kurinda kw'Imana tubona kugira neza kw'Imana Imana iraturengera iturinda kujya mu bitaro Kibagabaga nge narahatinyaga cyane nkavuga se nzagenda mara y'amezi 2 yose shimye Imana ni umukozi w'umuhanga Imana yakurije umwana mu nda twego ibyo twibwiraga ngewe kubwo nari mfite ubwoba nkavuga nzahagenda nsiga umwana ucutse nawe yari mutoya ndavuga se nzagenda bite shimye Imana buri Imana hari icyo yabikoreye gusa Imana yari yubahishije natwe turabibona duha umwana muzima iyo tumureba kuko ntago yavutse ari munini cyane yavutse ari akantu gatoya ariko badutegeka kumushyira mu nzu tukajya nyine tumufubika umwana agenda akura natwe dushimye Imana uyu munsi turemeye amashimwe reka papa w'umwana babwira amazina Haleluya umwana n'umukobwa twamwise Uwishimwe Berize muduhere Imana amashyi twasabaga rero ndabona haje na mwene data amashimwe nayawe mwami Imana wagize neza yongwa amashimwe nayawe mwami Imana wagize neza turagushimye Uwiteka Imana mwami Imana wagize neza
arakoze umushumba gusengera abana no kubasabira umugisha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Turimo rero turagera ku musozo w'amateraniro yacu, turagira ngo duhe Karanganwa Christine na Jetruda baze batanga intashyo, ubundi tubabwira amatangazo yo muri iki cyumweru. Karanganwa Christine na Jetruda basabye gutanga intashyo, baraza batanga intashyo. Haleluya, haleluya. Mfite intashyo z'itorero. Mu byumweru bibiri bishize ntago nateraniye hano. Icyumweru kibanziriza gishize nateraniye mu gihugu cyacu cya Kongo. Haleluya. Imana yagendanye nanjye, ibana nanjye, irandinda mu rugendo. Biba bikomeye mu nzira, ariko nabonye kugira neza kw'Imana. Nateraniye ku mudugudu wa hariya mu mujyi w'Igoma. Ubwo rero ku kindi cyumweru nabwo mama Mwizerwa arahaguruka nawe aramfasha. Twateraniye ku mudugudu wacu wo ku Kihamagariro, aho umushumba wacu yaje aturuka. Bene so barabatashya wo ku Kihamagariro, kandi itorero ryo ku Kihamagariro ngo rirabakumbuye, kandi n'umushumba nawe yakira intashyo ze. Abakristo baragutashya. Hari n'izindi ntacyo mfite. Kuwa gatanu n'ejo kuwa gatandatu twari ku mudugudu w'Intara mu Bugesera hari Akabukuba. Hari bene data twajyanye rero, Yvonne ndetse na Solange, nabo barahaguruka bamfashe gutanga izo ntashyo. Bene so bose barabatashya. Izo ntashyo zose nimuzakire mu izina rya Yesu. Yesu abahe umugisha. Haleluya. Nanjye ndatanga intashyo ku cyumweru ntabwo nateraniye hano. Nagize uruzinduko kwa gatandatu njya ku mudugudu wacu w'i Rubavu. Niho twateraniye rero, twasuye bene data baririmbyi kwa gatandatu. Ku cyumweru tubana nabo mu materaniro. Tujya gutandukana rero, itorero ryose muri rusange baduhaye intashyo ngo nitugera ngaha tuzabaha intashyo. Mwakira intashyo bene so baduhaye. Yesu abahe umugisha. Nanjye ndatanga intashyo. Ku cyumweru nateraniye mu mudugudu wacu w'Irushenyi mu Mutara. Twagize ibihe byiza kandi barabasuhuza ngo muzabasure, mwakira izo ntashyo. Tugeze mu mwanya w'amatangazo rero. Groupe ya Kibagabaga hari itangazo rireba nyuma y'amateraniro bari busigare kugira ngo bavugane n'ushaka kubaha itangazo. Umuyobozi wa komite mpuzamakorari ya Kibagabaga aramenyesha komite zose z'abaririmbyi bo mu mudugudu wa Kibagabaga ndetse n'abagize komite z'amakorari bose ko bafitanye inama kuri uyu wa kane tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu guhera saa 2 z'ijoro hano ku rusengero. Izo komite zizitabira iyi nama umuyobozi wabo yabahamagayemo. Abakristo ba Nyagatovu barakenewe nyuma y'amateraniro, barasigara kugira ngo bavugane gahunda zabo. Umuyobozi w'urubyiruko nawe yatanze itangazo ku rubyiruko rwose kuwa kane ruzirirwa mu materaniro basenga hanyuma bakanarara, kandi n'abari kunyigisha shingiro ndetse n'abari nyuma y'itorero nabo bazaze babane muri ayo materaniro. Hano hari irindi tangazo ry'abaririmbyi. Abaririmbyi bashaka kwinjira muri korali ya Safiro nabo bifuje, batanze umuhamagaro muri korali ya Safiro. Bifuje rero kugira ngo François ngo yakoze nta uhari. Abo ngabo rero batanze umuhamagaro muri korali ya Safiro
mbese turabemera gukora uwo murimo w'Imana. Yesu abaho umugisha. Tugira rero amateraniro yandi yo mu bihande aho abakristo bagenda batura, turayobora nabwo tubabwira uko tuzaterana muri iki cyumweru muri ibyo bihande aho tuzateranira. Nyacyonga bazateranira kwa Mukamana Marie Teresa, Murambi bazateranira kwa Nyirantore Serafina, Karembure Serafina mama wa Bugingo niho bazateranira. Gahanga bazateranira kwa Tuyishimire, mu bigo kwa Kayitani, mu Rushubi kwa Kamagaju mama wa Twizeye, Musave bazateranira kwa Gisubizo, Runyinya Nyabirembo bazateranira kwa Mukarugwiza Arisa, Masizi kwa Nirema Emmanuel, Batsinda Kagugu kwa Kamuzinzi Simeo, Kinyinya barasigara bavuga naho bazateranira, Kirizabe kwa Murebwayire Arina, Nyarutarama kwa Mukashyaka Jani, Kicukiro Kimihurura Tayishize Jean Damascene niho bazateranira, Zindiro na Matwari bazateranira kwa Fabien, Ndera barasigarana bavugane aho bazateranira, Gikondo bazateranira kwa Regisi, Kanombe bazateranira kwa Munyaneza Patrice, Nyagatovu bazateranira kwa Nyiramakuba, Kiriza A kwa Hitayezu Jerome, Nyabisindu Mukankusi Donatira niho bazateranira, Kibagabaga bazateranira kwa Mukashyaka Jeanne. Kavuga ndabona ntaho banditse, nabo niba bari busigare bakavuga naho bazateranira ntabwo mbizi. Imana rero ihumugisha ababanye natwe muri aya materaniro. Imana ihumugisha abashyitsi badusuye, imburirwa n'isubira, muzagaruke turabakunda kandi tujye turakumbura. Tugiye kuririmba rero, hanyuma umushumba aradusabira umugisha dutandukane. Imana iradufasha. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, nituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tugiye gusenga Imana, ariko tutarasenga nyine twagira ngo tubibutse amagahunda y'amateraniro tugira ahangaha. Tugira iteraniro kuwa kane kuva saa 2 za mu gitondo kugeza amasaha y'ikigoroba. Dufite n'umugisha ko kuwa kane tuzaba dufite abashyitsi bazaturuka Rehobothi b'abaririmbyi. Ubwo rero no kuzazinduka mukaza tukinginga Imana. Hano haba inyigisho z'abizera bashya kuwa kabiri saa 9 kugeza saa 11. Kuwa gatandatu rero abizera bashya bararamo, dutangira saa 2 z'umugoroba kugeza mu masaa 6 gutyo uko Imana idushoboje. Hanyuma hano iteraniro ry'ababyeyi kuwa kabiri birirwamo ababyeyi kuwa kabiri bose barararitswe, ndetse muzamufite n'umushyitsi. Kuwa kabiri ababyeyi bazafite umushyitsi uzabana nabo. Ubwo rero mukwiye kuza mu materaniro yanyu. Imana ribaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Irindi tangazo, abanyetorero twese tuhita dusigara rwose, mwihangane kuko dufite umukristo wapfushije umwana ubu tugiye gutabara mu kanya. Wapfushije umwana ni
umwana wo kwa Hesirone baheruka kubyara, yakuwe mu mubiri. rero mu kanya tugiye kumushyingura. Twasabaga abanyetorero rwose mutugiriye neza, dufite itangazo dushaka guha abanyetorero. Turangije iteraniro muhite mwicara mutagiye hanze kugira ngo tubahe amatangazo abareba, noneho duhite tujya gutabara uwo mukristokazi wacu wagize ibyago nyine umwana we akakurwa mu mubiri. Dushimane abanye natwe kuva mu gitondo muri ano materaniro. Dushimana yafashije abaririmbyi bagakora umurimo wayo. Dushimye Imana yaturindiye aba bana nyine bagiye gutangira imishinga y'ubukwe. Uyu mushiki wacu nyine Uwitije, aleluya, na Mutanguha, Imana agire neza ikabarinda, bakaba bageze mu gihe dusaba neza gutangira imishinga y'ubukwe. Iri naryo riba ari ishimwe kuko benshi ntabwo babigeraho, barabigerageza ariko bikabananira, ariko bo uyu munsi bawushyitseho. Turumva tugiye gusenga Imana, ayo mashimwe se tukayakusanya tukabishimira Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Reka dutange intashyo rero ku bashyitsi bacu badusuye, kuri bene data bagiye gusubira Uboti, ku baturutse hirya no hino. Reka turambure ibiganza tubahe intashyo. Mana data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru, niwe duhanze amaso, niwe ducurura umutima, niwe twiringiye. Dore twateranye iteraniro ry'abana b'Imana, waturinze urinda bene data bari hirya no hino bari kudukurikirana. Mana data wa twese, iyo Uwiteka we utugirire neza, udufashe abo uyu mudugudu, itoro muri Pentekote mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino. Mana yanjye, abari mu Rwanda n'abari mu bihugu byo hanze, utwambika imbaraga, uduhe gukiranuka, uduhe gukora neza, uturinde imyuka mibi n'abadayimoni. Dore turagambiriye muri iyi minsi kuzaboneka imbere yawe, uzabane natwe, uzaturinde imyuka mibi, uzaturinde abadayimoni. Nubishima ukabishaka, tuzongeye guhayitirira izina ryawe dufite amashimwe mu mitima yacu. Bana natwe, bidukwiye biduhane n'abera, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen.